Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Shalom shalom bakundwa bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ngiye basuza ngiye mugiye kuganira nitwa BAGABO Joseph. Ngarutse rero ku bwa SAVEUR divine, kandi nkuko mumaze kubimenyera urubuga SAVEUR divine rubategurira insanganyamatsiko y'icyumweru tuganiraho, tukaganira ku ijambo ry'Imana, tukumva icyo Imana itubwira. Iki cyumweru turimo tuganira ku bimenyetso by'imperuka. Ese niki kiranga iminsi y'imperuka? Ni ibihe bizaranga iminsi y'imperuka? Ni ibiki bitubwira iminsi turimo? Ese iyi minsi turimo ni iminsi bwoko ki? Iminsi turimo, iyi minsi turi kubarizwamo uyu munsi wa none, iyi minsi turi gukoramo iyi minsi ya none, iyi minsi tubayemo iyi minsi ya none, ni iminsi bwoko ki? Reka rero tuganire ku magambo y'Imana dusanga mu gitabo rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa 2 ibice byaho 3 duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Aya ari amagambo Pawulo yandikiye Timoteyo, umwe yafataga nk'umwana we, umwe yafataga rwose nk'umwana we, aramwandikira ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Iki cyari cya mbere yaramubwiye kizaranga iyo minsi y'imperuka. Iyi natwe turimo twibazaho ngo mbese iyo minsi izasora ryari? Ese ibi bihe turimo ni ibihe? Aramubwira ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Tumaze kumva iki cyonyine cyuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, nta washidikanya yuko iyi minsi turimo ari iminsi y'imperuka, kuko dusoye mu bihe birushya kandi bisoyemo abantu bose, ibihugu byose, ya ibihugu bikize, ya ibihugu bikennye, ibihugu byose biri mu bihe birushya. Abantu bose, baba ari abakize, baba ari abakennye, baba ari abami, baba ari abakomeye, baba ari aboroheje, isi muri rusange isoye mu bihe birushya. Reka nkubwire ngo rero mwene data, iki ni ikimenyetso kitwereka yuko iyi minsi turimo ari iminsi y'imperuka, kubera ko isi yose isoye mu bihe birushya. Arakomeza aramwandikira ku murongo wa 2 kuko abantu bazaba bikunda. Aramubwira ngo si ukuba mu bihe birushya gusa, ahubwo abantu bazaba bikunda, ngo bakunda impiya, ngo birarira, ngo bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera. Reka nkubwire ibi yabimwandikiye bitari byasora, ariko arabimubwira, aramubwira ngo si ibyo bihe birushya gusa bizaba biriho, ahubwo kenshi no kuba biriho bizaba bitewe n'uko abantu bazaba bikunda. Abantu bikunda, abantu badakundana, nta rukundo rukiba mu bantu, ngo abantu bakunda impiya, abantu bakunda amafaranga, abantu bakunda ubutunzi ku rwego rukabije, ngo abantu birarira, ngo bibona, ngo batukana, batumvira ababyeyi babo. Abo ni abana. Reka mbabwire ngo ibi mubona, abana batacyumvira ababyeyi babo, abana badashaka kugirwa inama, ntabwo ari uko byahoze, ahubwo ikindi kimwe mu bimenyetso by'ibihe birushya kandi ibihe by'imperuka dusoye mu munsi wa none. Ngo indashima, abantu badashima, umuntu atibuka uwamugiriye neza, umuntu atibuka gushimira, umuntu adashima Imana, adashimira n'abamugiriye neza. Iki ni ikimenyetso cy'iminsi y'imperuka dusoyemo. Ngo batarabera, abantu batarabera, abantu bavuga ibyo kwera ariko bahakana imbaraga zako, abantu baririmba iby'agakiza ariko bahakana imbaraga zako, abantu bavuga iby'Imana ariko wabareba ugasanga Imana bavuga ntago bakora ibyayo. Reka nkubwire mwene data, ibi bintu byose Pawulo yandikiye Timoteyo ni ibyagomba kuzaranga iminsi y'imperuka. None se ko ari cyo gihe dusoyemo, ko ari byo bihe dusoyemo, ubu ntibyaguhisura bikaguha ishusho yuko iyi minsi turimo ari iminsi y'imperuka? Kuko ibi byose dusanze Pawulo yandikiye Timoteyo nibyo bintu turi kubamo iminsi ya none. Abantu bakabije kwikunda, abantu bakabije gukunda impiya, abantu bakabije kwirarira, abantu bakabije kwibona, gutukana biragwiriye hirya no hino, abana ntibacyumvira ababyeyi babo, birahari kandi ku isi yose. Abantu n'indashima, umuntu ntagishima uwamugiriye neza, abantu ntibagishima Imana yabahaye kubaho, bagaragaza ishusho kwera ariko bakana imbaraga zako. Arakomeza ku murongo wa 3 ngo badakunda n'ababo. Iyi minsi turimo ni iminsi abantu badakunda n'ababo.
ahantu umwana yangana n'ababyeyi, ahantu umubyeyi yanga umwana, ahantu abantu bavukana bakangana, ahantu abantu rwose badakundana n'ababo, ahantu abantu baririmbana bakangana, ahantu abantu basengana bakangana, ahantu abantu babana mu murimo w'Imana bakangana. Ni ibihe birushya, ni ibihe bitwereka ko dusohoye mu minsi y'imperuka. Ngo batuzura babeshyerana. Kubeshyerana ni ibintu bigezweho muri iyi minsi. Abantu baragambanirana, abantu barabeshyerana, abantu ntabwo bashaka kuzura, ngo batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza. Ibi byose ni amagambo Paulo yandikiye Timoteyo, aramubwira ngo hari iminsi izaza yitwa iminsi y'imperuka, ariko ikiyiranga nta kindi nuko ibihe bizaba birushya kandi bikuruwe n'ibi bintu byose dusomye. Mwene data, mushiki wanjye uri kumva iki kiganiro, nawe use nk'usubiza amaso inyuma urebe ko ibi bintu Paulo yandikiye Timoteyo tutabisoyemo muri iyi minsi. Biraguha ishusho yo kumenya ngo mbese ibihe turimo ni bwoko ki, mbese ibihe turi gutambukamo ni bwoko ki. Biratuma urushaho kumenya ibihe turimo kandi urushaho kumenya icyo wakora n'uko wakwitwara. Gusa hari ijambo nasomye mu Byahishuwe ibice 22 umurongo wa 12, haravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorore umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Mwene gato mushiki wanjye, ndakubwira ko nubwo turi guca mu bihe birushya, ibihe bigoye, ibihe bitumye abantu benshi bagamburura, ibihe bitumye abantu benshi bava mu gakiza, ibihe bitumye abantu benshi bagaragaza ishusho yo kwera ariko bagakana imbaraga zako, ibihe abantu barimo babeshya uko biboneye, ibihe abantu barimo batukana, ibihe abantu barimo batumvikana, ibihe abantu n'ababo batari kumvikana ngo bashyire hamwe. Ariko reka nkubwire ngo uzaza we ntazatinda, araza vuba. Yesu araza vuba. Biragusaba gukiranuka muri ibi bihe birushya kugira ngo ahari nubisohokamo uzahabwe ingororano nziza. Ndagira nkwibutse ko umuntu wese uri kuri iyi si, yaba ukijijwe n'udakijijwe, yaba uwakoze ibyo gukiranuka n'uwakoze ibyo gukiranirwa, bose bazagororerwa. Ingororano z'abanyabyaha zirahari n'ingororano z'abakiranuka zirahari. Dore Yesu ari ku rugi arimo akomanga kugira ngo nubwo ibi bihe birushya, ibi bihe birushya ni ibihe bikangura, ahari ibi bihe birushya byagukangura, ugakanguka ukongera ukamenya yuko Imana ibaho, ugakanguka ukamenya yuko Yesu agiye kuza vuba, bigatuma wiyunga nawe kugira ngo ubwo azaza uzagororerwa ingororano nziza. Kubera ko umuntu wese azagororerwa, uwakoze ibibi azagororerwa, uwakoze ibyiza azagororerwa. Itandukaniro n'ingororano tuzahabwa, kuko hari abazahabwa ibihano, hari n'abandi bazahabwa kurabagirana no gusa neza bitewe n'ibyo bakoze. Nyuma y'ibi bihe birushya turimo gucamo ari byo bihe by'imperuka, uzaza we ntazatinda. Kristo ari hafi kuza. Biragusaba gutungana, biragusaba kwiyeza, biragusaba kwiboneza nk'uko ubona waboneye. Ibi bihe birushya ntibikakumara imbaraga z'umutima, ibi bihe birushya turi gutambukamo ntibitume ujya kure y'Imana, ibi bihe birushya turi kunyuramo ntibitume ube ikigenge ngo ube umwibone, ngo ube umuntu w'ikihebe, ahubwo bikwegereza Imana, kuko bikwereka neza ko iminsi y'imperuka, iminsi yo kugaruka kwa Kristo yegereje. Bene data, bashiki banjye, dusangiye gucungurwa n'amaraso y'Umwami wacu Yesu Kristo. Bene data, bashiki banjye, mutari mwakamenya izi nkuru, mutari mwakamenya iby'ibi bihe turimo, ndagira ngo mubabwire ko ibi bihe bishya turimo ari ibihe by'imperuka. Washaka rero yakwezwa none, kuko kuza k'Umwami wacu Yesu kuri bugufi. Ndora araza vuba kandi azanye ingororano kugira ngo agorere buri wese ibikwiriye ibyo yakoze nyuma y'ibi bihe birushya turi gucamo, ari byo bihe by'imperuka, ari byo bihe rwose bya nyuma, kugira ngo Kristo naza azagutware mu bwami bwe, uzahabwe ingororano nzima. Reka rero mbibifurize, nanjye mbyifuriza, kugira ngo turusheho gutungana no kuboneka rwose mu maso y'Imana dutunganye, kugira ngo ubwo azaza azasange twiteguye kandi dusa neza. Ibi bihe birushya turimo, ibi bihe by'imperuka, ntibikumara imbaraga, ntibikujyane kure, ahubwo birushaho gutuma wegera Umwami no kurushaho kugendana na Yesu nk'uko bikwiriye, mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo nibyo ngusabiye, nanjye nisabira. Amen.